Hari umugore ubana n'umugabo, hari umugore wibana, hari umugore bashatse n'umugabo ariko batari babyara, noneho ugasanga na wa wundi utarabyara aravuga ati ese jyewe ndarinda ko ntarabyara ndabihera hehe, ese nanjye ubu nkwiriye kurinda, ese uwo muntu we ugitegereje urubyaro. Iyi cano tuvugiraho yitwa Mpumuriza, duhumuriza abantu mu buryo butandukanye bafite ibibazo bitandukanye, ari umugabo ari umugore bafitanye ibibazo, bose ni ukubabwira amagambo y'ihumure, twababwira muri mu mugambi w'Imana, nta mpamvu yo kwisenyera urugo mubibona. Abagore bashatse bakaba batarabyara ariko bafite ibibazo mu ngo, ingo zibamereye nabi, ugasanga afite kwiheba kwinshi nta kwihangana, noneho ugasanga n'umugabo nawe ntabwo amushyigikiye ngo bafatane. Abo bose turabahumuriza, hari ijambo twifuza yuko wabahereza ntakikire kandi agakomeza akabana n'Imana anezerewe. Uvuga umunezero w'Imana utandukanye n'umunezero uzanwa no kubyara biraryoha, utandukanye n'umunezero uzanwa n'amafaranga n'ikindi kintu, ibyo bintu byose biraryoshye, ariko umunezero wa Kristo urenze ibyo byose. Urugero, hari ahantu bageze bumva bo mbese ni ahantu bafitinga, si abagore si abakobwa si abagabo, mbese nta na hamwe bari. Abangabo nabo usanga basa n'abantu batawe, ariko nabo bakeneye ihumure, nabo ni abo kurindwa kuko nabo turabasengera. Ese ni iki wababwira nk'aba ngabo kugira ngo nabo bakire iryo humure, bumve ko nabo bisanga mu muryango w'Imana? Urujyanga ku ruhande rurazima. Rero ndasaba abo bahungu cyangwa abakobwa batari bagira icyo twebwe twita ngo ni umugisha wo gushaka, nibakoresha uwo mwanya mu kwiyegurira Imana, bakoresha uwo mwanya gushaka Yesu, bagirana ubusabane buryohe, baryoherwe. Ikindi nabonye ni uko iminota aryoheye umuseri bateye no mushaka ntabwo aryoherwa kumenagura urutare. Umuntu utumva wananiye na polisi, ijambo ry'Imana ryamenagura umutima we. Rero babyeyi mwirekura abana, wirekura abana, maze kuganira n'abamama barekuye abana babivuyeho, ukwiriye kubivaho waragize umugisha wo kubyara. None se uwo mwana umusigiye Satani koko? Musengere, mukunde, muvugeho ijambo rizima kuko n'ururimi rwacu rurarema, hari igihe uzabona impinduka. Yesu ashimwe cyane. Turabakiriye abadukurikira kuri Mpumuriza TV, mwese tubahaye ikaze. Uyu munsi twagiriwe umugisha uvuye ku Mana kuba twakiriye umukozi w'Imana Pastor Hortense Mazimhaka. Mwese muramuzi, muramukunda, muramwishimira. Rero uyu munsi dufite umunezero udasanzwe kuba yatwemeye kugira ngo tuganire nawe. Pastor, turakwakiriye. Amen. Turabakiriye mwese rero bari hirya no hino kugira ngo mudukurikire, hanyuma tuganire ku ijambo ryo kurinda, ijambo ryo kurinda umwana. Mbere yuko dutangira reka tumuhe ikaze anadusengera. Data, tuguhaye icyubahiro, turagushimira kuduhaye umugisha wo kuganira n'abantu bawe, abantu ukunda, abantu wifuza gusobanurira imigambi yawe. Turagushimiye kuri Mpumuriza TV, ngwino bane natwe, ngwino tukuvugishe, ngwino tuzuze ubwenge bwawe, kandi uyu murimo, uyu mutwaro wo kurinda abana ushyire mu mitima ya benshi, kuko Mwami bari mu migambi yawe, wabamenye utarabarema mu nda z'ababyeyi babo. Turasenzera rero ngo tuganira, ukoreye no muri iyi ministry, wagurutse abarinzi b'inkike benshi bagurukira kurinda abana. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Murakoze cyane Pastor. Dutangiye, hari topic umaze iminsi utwigisha ivuga ku kurinda umwana. Twagendeye ku ijambo riri muri Yeremiya ibice 9 uhereye ku murongo wa 16. Iyo usomye igice cyose niho kitubwira neza, ariko wahereye ku gice cya 9 umurongo wa 16 kugeza kuri 20 hatubwira ngo nimuhamagara abagore b'abanyabwenge ngo batebuke, ariko gutebuka kwabo ni ukuza kurinda abana. Hanyuma muri uko kurinda abana turibaza ngo ese ninde muntu urinda? Umuntu urinda ni umugabo n'umugore. Eske inshingano ni zabo bombi cyangwa umugore ni wahawe izo nshingano wenyine? Kuko bahamagara, naho tubona bahamagara umugabo, tubona bahamagara umugore. Numubwira abagore b'abahanga kandi ngo babanguke. Eske nibo bonyine bagomba kurinda? Uruhare rw'umugabo we ni uruhe? Ese bihabwa umugore gusa cyangwa n'abana mu rugo nabo barinda, na bene wabo barinda, n'inshuti zarinda? Ese uko kurinda kumeze gute kugira ngo twese tubisobanukirwe, twumve n'uburyo twabarindamo? Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri abakwiriye kurinda abana, ubu turavuga bari muri Kristo Yesu n'abantu bose.
ku mubyeyi birabanguka kuko umubyeyi yarabyaye umwana mwumva vuba niyo bakoze tugakomeza kubatwara mu nda zacu tuba tubumva bari muri twebwe ibyo ni ibisanzwe ariko ntabwo uyu murimo w'Imana Imana ihamagarira ku babyeyi babyaye abana mu nda gusa ahubwo urubyaro ruri inyuma yacu dushinzwe kururinda ni ukuvuga ngo hari abana twabyaye mu nda hari abana bari hirya no hino batuzengurutse b'abandi babyeyi wenda bababyaye hari abandi bana se badafite n'ababyeyi abo bantu bose cyangwa icyo twakwita generasiyo ikurikiraho twese abari muri Kristo Yesu duhamagarirwa kurinda ikindi kintu gitangaje kiba muri ubu bwami nuko ni ubwami bw'uruhererekane kugira ngo umuntu abane n'Imana hari undi ubimutoza wose ni umurimo wo kurinda noneho ku kijyanye n'ababyeyi b'abagore n'abagabo cyo ni umwihariko muri gahunda y'Imana umurinzi wa mbere w'umuryango ni umugabo ntabwo ari umugore iyo tuvuze ngo kurusha umugore akurusha urugo hari ibintu byinshi tuvanga by'umuco nyarwanda bitari bibi ariko bidasimbura gahunda y'Imana umugabo ni ishusho ni figure ntagereranywa mu muryango ni figure ntiganwa ntabwo yiganwa ntabwo umugore amusimbura niyo mpamvu iyo umwanzi ateye umuryango inshuro nyinshi azahera ku bagabo kugira ngo umuryango utagarana ndetse nuko abagore bonyine batarinda bararinda hari abagore barera abana babo neza bakabikora byuzuye bakabigerageza ariko byakuzura byagira umugabo afite uruhare rwe ntagereranywa mu maso y'Imana ndetse no mu nshingano ku muryango hanyuma n'umugore nawe akaza mu maso y'Imana ntabwo habanza umugore nk'umurinzi habanza umugabo n'umutambyi w'umuryango umugabo ari hagati y'umuryango we n'Imana umugabo ni ishusho itangaje kandi turebye muri Bibiliya usanga bwose wari umuhamagaro ukomeye Imana yahaye abagabo ariko none twakwibaza ngo ni bande bakwiriye kurinda ni bombi kuko buri muntu afite umwanya we ikindi abagore hari ukuntu batwara abana mu nda zabo bakegerana n'abana bakiri ababebe kugeza igihe umwana wenda akuriye atangiye kubasha byinshi ku buryo na nicyo gihe ashobora gufatwa n'umugabo rwose bigakunda ibere rya mama ritagihari ariko nagira ngo mvuge ko ni uruhare rwose rwa bombi inshingano zo ku isi gushaka ubuzima n'amafaranga ntibikabitwibagize ngo bitibageze ko twebwe barinzi b'abana noneho ikindi twavuga ku bagize umugisha wo kuba muri Kristo Yesu n'abasore n'inkumi bahinduka abarinzi b'abana bafite barumuna babo bafite abandi bana batagize umugisha wo kugira urugero rwiza rw'ababyeyi umu grand frère cyangwa umu grand sœur wo muri quartier ariko tumwita mu gace ashobora kuba urugero rwiza ku bana bakurikiraho nawe akabara barinze kandi akagira ibyo akize bane bahumugisha murakoze cyane pastor ndumva dusobanukiwe neza yuko kurinda nubwo mu ijambo handitse umugore ariko n'umugabo arimo mbese abagize umuryango bose barimo muri make no kurindana umugore akarinda abana umugabo akarinda n'abana nabo bakarindana kugira ngo umuryango ukomeze waguke kandi ufite uburere bwiza bwo mu ijambo ry'Imana ahangaha dusanga ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore rero burya abagore bari mu byiciro byinshi wenda navuga hari umugore ubana n'umugabo hari umugore w'ibana hari umugore bashatse n'umugabo ariko batari babyara noneho ugasanga na wa wundi utarabyara aravuga ati se jyewe ndarinda ko ntarabyara ndabihera hehe ese nanjye ubu mwiriye kurinda ese uwo muntu we ugitegereje urubyaro iyi cano tuvugiraho yitwa Mpumuriza duhumuriza abantu mu buryo butandukanye bafite ibibazo bitandukanye ari umugabo ari umugore bafitanye ibibazo bose ni ukubabwira amagambo y'ihumure twababwira muri mu mugambi w'Imana nta mpamvu yo kwisenyera urugo mubibona abagore bashatse bakaba batarabyara ariko bafite ibibazo mu ngo ingo zibamereye nabi ugasanga afite kwiheba kwinshi nta kwihangana noneho ugasanga n'umugabo nawe ntabwo amushyigikiye ngo bafatane abo bose turabahumuriza hari ijambo twifuza yuko wabahereza ryo kubahumuriza hari ababyaye abana bakabyara abana bafite ya mvugo yo hanze bavuga ngo disability mbese umwana ufite ubumuga noneho uwo mwana yavutse usanga noneho umugabo yigirayo akavuga ngo uwo mwana ni uwawe niya mvugo ya Kinyarwanda ngo y'umugore abyaye umwana mubi aramwitirirwa yabyara umwiza akitirirwa umugabo ariko noneho ugasanga wa mwana abuze uburere kubera iki kubera umugabo yamutaye we ntabwo ari urera harera umubyeyi ugasanga wa mwana na nyina nibo bonyine bibana ariko mu by'ukuri ese uwo mubyeyi wamubwira iki ari wa wundi utarabyara ari wa wundi wabyaye agatabwa agasigarana umwana wenyine arera wenyine cyangwa n'umugabo nawe hari abagore usanga basiga abagabo babo ugasanga umugabo arimo kurera abana wenyine yagiye ese uwo ngo wamubwira iki mu buryo bwo kurinda ese birashoboka ko umuntu yarinda ari wenyine ngira ngo nkubajije ibibazo byinshi bifatanye ariko nk'umushumba nzi ko urubugende byose ubinonshoraho ese byagenda gute wa mubyeyi utarabyara nawe yarinda ati umugire inama tumuhumurize tumubwire ko nawe agomba kurinda ese
bigenda bite pastor? Imana ishimwe cyane. Icyo naheraho nuko hanze ya Yesu nta humure ku bibazo nk'ibyo biremereye bihari. Yego. Gutwita ukagira umugisha, kuko gutwita no umugisha, ariko wajya kubyara umwana ufite ubumuga, rimwe na rimwe kwa muganga bakakubwira ko nuko bimeze niko uzabana nabyo, ikintu kiremereye cyane. Ntekereza ko ntabasha no kucyumva uko kingana nk'uwagiciyemo. Ni ikintu gikubita umutima, ni ikintu kiwusenya, ni ikintu kikumaramo ibyiringiro. Hari igihe bitaba rimwe bikaba kabiri, bikaba bifite ababyeyi bamwe tujya tuganira, umubyeyi umwe igihe kimwe yapfushije umwana batamenye ikimwisha, byara undi mwana afite ubumuga, byara undi ku buryo umunsi yatinye kongera kubyara. Ni ukuvuga ngo ni ibintu biremereye cyane cyane. Hari umubyeyi se kugera mu rugo yashatse nk'abandi, ariko gukikira bigatinda, imbuto zijya mu nda zigatinda kuza. Ukashobora no kwivuza ahantu hose ufite n'ubwo bushobozi bw'amafaranga, nabwo bakakubwira ko batabona iki kibazo ufite. Ni ibintu biremereye umutima. Icyo nabwira rero abatwumva, ihumure ry'ibyo bintu ntahandi hantu riri kereka muri Kristo Yesu. Igituma mvuga Yesu nshize amanga nuko nabonye abantu Yesu yahumurije. Hari umudamu umwe abantu baramuzi, yaherutse kubyara, witwa Renata, ari hafi kuzuza imyaka 16, imyaka 15 n'amezi 7 cyangwa 8 singibuka. Najyaga mutangamo urugero nganira n'abandi badamu batari bagira umugisha wo gukikira, nkabwira hari umudamu nabonye ufite umunezero n'amahoro ya Yesu kandi atari yakikira. Renata uyu munsi arabyivugira. Ni ukuvuga ngo niba yarashoboye kugira umunezero atari yakikira, uyu munsi yarakikiye mu gitangaza cy'Imana. Imyaka ni myinshi cyane, ariko Yesu birashoboka ko yaguha amahoro y'umutima, ubutabazi bw'umutima, akagutwaza cya kibazo kandi kitarakemuka. Iyo tuvuze ngo kitarakemuka, hari ibibazo bizakemuka tukiri hano ku isi, hari n'ibindi tuzabana nabyo. Mu bantu bategereje urubyaro ntabwo ari ugutera ubwoba cyangwa ubutumwa bw'ubwoba, harimo abazabyara, harimo n'abatazabyara. Dufite abantu bari muri Kristo Yesu neza, ari na couple izwi navuga neza, ariko bamaze gusaza ntabwo bigeze babyara, ariko bareze abana baradopse. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko umuntu atari ko yakwakiraniwe, atari karande, atari iki, ariko byamera gutyo mu byo tutazi. Ni ibintu bimwe tutazabonera igisubizo turi ku isi, ntakikire kandi agakomeza akabana n'Imana anezerewe. Kuvuga ngo umunezero w'Imana utandukanye n'umunezero uzanwa no kubyara biraryoha, utandukanye n'umunezero uzanwa n'amafaranga n'ikindi kintu. Ibyo bintu byose biraryoshye, ariko umunezero wa Kristo urenze ibyo byose. Ushobora gutaha mu mutima w'umuntu wari ufite intimba ukamuruhura, Yesu akagutwaza. Hari nabo tujya tuganira, umudamu ushize twaganiraga nawe afite abana bafite ubumuga budakabije, ariko ambwira ngo ntago azi ikintu Yesu yakoze ku buryo ajya ashaka kongera kwikabakaba ngo yumve umubabaro yahoranye ntawumve, kandi ikibazo nticyakemutse. Avuga ati ubuntu bw'Imana nibwo nabwumvise, naratangaye, ntabwo nari nzi ko byabaho ko ngewe nagira amahoro iki kibazo kitarakemuka. Rero ubwo buntu turabuvuga buhari. Yesu arabutanga. Yesu yaguha amahoro ufite umwana umeze gutya, Yesu yaguha amahoro watinze gukikira, yaguha n'amahoro wageze no muri ya myaka tuvuga 60 70 bigaragara ko utagikikiye. Rero ndabatura Kristo, niryo humure, ndabatura Imana. Yesu yaravuze ngo yemwe arushye n'abari muri musange ndabaruhura. Akomeza igice cyo hepfo, mwe namwe abantu batitaho kivuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Uko tumwigiraho niko tugira ikiruhuko. Uvuga ngo uko usobanukirwa Kristo n'urukundo niko wakira ikiruhuko cyo mu mutima. Rero ni ukuri ibyo bintu biteye ubwoba bikomeye, nta kindi kiruhuko ni muri Yesu. Sinibuka niba nari nkivuga ibyihumure, sinzi niba ndi bwibuke ibindi, ariko icyo kiruhuko kirahari, iryo humure rirahari, kandi Yesu araritanga. Niba hari ibindi nibagiye wambajije urongera mbaze. Hari icyo nayo nabaje ngo mbese uwo ngo ugitegereje nawe kubyara nk'uko wari udusobanuriye, uvuga ngo birashoboka ko baza yarinda, ese yabihera hehe? Ese ko bahamagaye abagore nawe akaba ari umugore akaba atarabona umwana, birashoboka ko yakomeza akarinda cyangwa ategereza azabanza abyare? Imihamagaro y'Imana iratangaje. Nakoresha ijambo rishekeje ariko iteka ihamagara ibinyantege nke, igahamagara ibintu bitajyanye bihengamye. Ishobora guhamagara kurinda abana kandi utari wabyara. Imana yahinduye amazina ya Abrahamu na Sara, tekereza guhamagara muzehe gusekuruza w'amahanga, nta mwana n'umwe agira. Nivuga ngo umuhamagaro w'Imana mu mvuga isanzwe twavuga ngo rifani, ntibyumvikana mu bwenge. Imana yahisemo gukisha abizera ubupfu, byitwa ubupfu bw'ibibwirizwa. Rero wowe ufite umuhamagaro w'ikintu kidasa nawe, urugero wahawe kurinda abana, kumva uwo mutwaro urawufite, ndetse abantu bataramenya iby'umuhamagaro bashobora kuvuga ati uriya se shinyagura ntazi se ntazi. Abo ni abatazi guhamagara kw'Imana. Guhamagara kw'Imana inshuro nyinshi kuza mu ishusho inyuranye n'uko dusa. Ntabwo uyu munsi turimo gukorera Imana kuko turi karifiye, kuko dukwiriye.
njyewe nyine nkumva ko sinumva Imana yashingiye kujya mbere na mbere, nubwo uyu munsi ngigira isoni zo guhagarara imbere y'abantu, ariko nagiraga isoni zo guhagarara imbere y'abantu. N'ubuye nigisha abantu simba reba mu maso, byarananiye kubareba. Ni ukuvuga ngo isoni ziracyari, ariko Imana iraguhamagara ikagutereka imbere y'abantu, imbaga y'abantu. Rero umuhamagaro w'Imana urihariye, ntawe uhuriye n'intege nke zanjye n'ibibazo byanjye. Iyo yawuzanye yo ukabyara mu mutima, uhagurukana imbaraga, ugahagurukana gukomezwa nayo. Nyuma wasubira nko mu cyumba cyawe wisubira ukavuga rwose nk'umuntu abwiraga ababyeyi gukomeza kurinda abana nanjye ntabagira, ariko Imana ikaguha iryo shyaka n'uwo muriro ugurumana muri wowe bigushoboza kurinda kandi utarabyaye. Rero rwose mbabwire inshuti z'Imana babikurikira, iby'Imana iduhamagarira ntabwo ari uko tuba dusa nabyo, ntabwo tubanza kubyuzuza byose ngo byose bibe amahoro. Nubwo Imana ibone kuguhaguruza ngo byose byarabaye amahoro, yaduhaguruka ari ikintu bikijagaraye, ari ibintu bitameze neza, kandi ikadutuma. Rimwe na rimwe ishobora no gutuma ku bantu wabasabira umugisha w'Imana, wabasengera ibyo basengera bigakoreka, bitari byakoreka, kuko Imana ikunda abantu ku rugero yakoresha n'ibiti n'amabuye, ariko abantu bagatabarwa. Rero abahamagawe bafite umutwaro ni mukomere, kandi tubigira ibyacu. Turugarijwe mu rubyiruko, mu bana, ku buryo buri muntu w'umukristo wese yagombye guhaguruka nk'umuntu urinda, cyane cyane urinda abana, aribyo twita generasiyo ikurikiraho. Imana iguhe umugisha. Amen, amen. Urakoze cyane pastor, turabashimiye, turasobanukiwe kurinda n'umuhamagaro uturutse ku Mana, kandi Imana ihamagara uko ishaka, ntabwo yita ngo ibyawo byaratunganye cyangwa se bigeze he, kuko n'ubundi ibitunganye tutahagurukana ibitungane. Rero turabashimiye cyane kwemera kubana natwe, ntabwo ari ibisanzwe, ntabwo tujya tubimenyera. Turasenza Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha, ikomeze kubagirira neza, mugere mu mahanga yose muhumuriza imitima y'abantu. Abababaye ni benshi, abifuza ihumure ribaturukamo ni benshi. Niyo mpamvu twifuza ko buri gihe mwajya mwemera twabatumiye. Ndabizi ko mugira inshingano nyinshi, ariko igihe tubatumira hari ihumure tubakeneyeho, mujye mutwemerera muze mubane natwe. Turabashimiye kubw'ubusobanuro muduhaye, ariko hari n'ikintu numvaga nshaka kubabaza mbere y'uko dusoza abadukurikiye kugira ngo nabo basobanukirwe. Hari urugero naguhereza nk'abakobwa cyangwa se abahungu baba barakuze ariko ntibashake, bakaba bategereje gushaka. Bahamagara abakobwa bakumva batarimo, hahamagarwa abasore nabo bakumva batarimo, kuko hari urugero, hari ahantu bageze bumva bo mbese ni ahantu bafitinga, si abagore, si abakobwa, si abagabo, mbese nta na hamwe bari. Abangabo nabo usanga basa n'abantu batawe, ariko nabo bakeneye ihumure, nabo nabo kurindwa, kuko nabo turabasengera. Ese ni iki wababwira nk'aba ngabo kugira ngo nabo bakire iryo humure, bumve ko nabo bisanga mu muryango w'Imana? Abo nabanza kubwira ni batwebwe, si abo ngabo kenshi dushyira ku ruhande. Hari ukuntu sosiyete yacu nyafurika cyangwa nyarwanda ifite ukuntu yagennye ibintu. Umuntu arakura akiga agashaka akazi akarongorwa, none umuntu atafitinga muri ibyo ngibyo, tugasa nkaho twamushyize ku ruhande, nkaho abaye igiciro. Ukuntu umukobwa yatinda gushaka, natwe imiryango cyangwa ababyeyi tukaba twabigiramo uruhare. Rimwe na rimwe nubwo tubashora ku mugabo tubona rwose ko bitazavamo ibintu nk'ibyo ngibyo, tukabagira nk'ibiciro. Rero twabanza mu muryango w'abana b'Imana, mu itorero, twabanza guhobera abo bantu, kongera kugira ngo nabo basubizwe agaciro. Ibimukomeretsa ni byinshi, birasanzwe, biri mu mutwe we, biri mu magambo yabwiwe, no mu itorero ntibikwiriye kuhaba. Ariko noneho ikindi nababwira ni ukutikuramo no kutiheza. Niba utari washaka, ngwino mu rubyiruko, ubona uri buze mu makupure, wikwita ngo abantu baravuga iki, wivuga ngo bamaze gushyingirwa abantu benshi urusha imyaka, abahungu uruta, abakobwa uruta, ibyo bintu bigukomeretsa umutima. Kuko iyo bigukomerekeje umutima, n'uburyohe bw'agakiza buragabanuka. Iyo uburyo udafite ahantu ufitinga mu nzu y'Imana, hari ukuntu utakaza umunezero w'agakiza. Noneho n'umuhamagaro ukaba wazima. Hari n'abantu bizi rwose bashobora guhunga korari, akagenda yiheza buke buke, kandi Satani habera umuriganya iteka mbere yuko abasha umuntu amujyana ku ruhande. No kuzima k'umuriro w'Imana, ni ukuvuga ngo urukwi rujyanwe ku ruhande rurazima. Rero ndasaba abo bahungu cyangwa abakobwa batari bagira icyo twebwe twita ngo ni umugisha wo gushaka, nibakoresha uwo mwanya mu kwiyegurira Imana, bakoresha uwo mwanya gushaka Yesu, bagirana ubusabane buryohe, baryoherwe. Ikindi nabonye ni uko umuntu ataryohewe umuseribateri no mushaka ntabwo aryoherwa. Burya umunezero uwigiramo, wajya no mu rugo ukawujyana. Iyo ufite rero agashiha kakwinjiranye uri umuseribateri, niyo ugeze mu rugo ntabwo urugo
ntabwo rumara uwo mushi umarwa n'ubumana ukamarwa n'ubukristo. Nimba profite uwo mwanya kwiyegurira Imana no gukorera Imana. Nuvuga ngo igihe ntaragira abana bakurura amajipo n'ibitenge ninde ushobora gukorera Imana. Nuko ubutumwa bwiza nyanyagire nkunde nsuka urukundo mu bana bo mu muhanda nsanga ababyeyi bapfakaye bari bonyine nitange nkorera abandi ngo maze tuzareba uburyo tuzabisarura. N'abagabo nuko hari igihe abasore ashobora kuzuza ibyo twita ko bisabwa, inzira biteguye, ibintu biri mu buryo n'amafaranga ahari, ariko ntabone umugeni bajyanye, cyangwa se akagira deception. Akenshi abantu beza bagira umutima mwiza nibo batinda gukira deception, gukira igikomere cyo kubabazwa, agakunda nk'umukobwa wakamwimaramo n'umutima wese, ko umukobwa agasanga ni umunyamanyanga, ejo umukobwa akamukweba akajya none icyo gikomere umusore akagitindana kugira ngo azongere kwinjira mu rukundo bigafata imyaka 5 cyangwa 10, hari n'abatagikira burundu bagakura badashatse. Rero nibegurira imitima yabo Yesu, abakiza ibikomere, babisengere. Umuryango Satani arawuteye ariko umuryango Imana irawukunda. Rero ntabwo kubura umusore ugeze mu myaka myinshi cyangwa umukobwa ntabwo uri igicibwa, umwana w'Imana kandi wakorera Imana bikimeze gutyo. Imana yazana n'umuryango nabyo bigakomeza bikaba byiza. Pastor, turabashimiye cyane ku bw'ubu busobanuro. Ikindi kibazo ndacyafite twinshi ndibukubaze wihangane. Hari umubyeyi arashatse, wa mukobwa turimo dusengera abonye umugabo barabanye, haciye igihe umugabo yitabye Imana, asigaye wenyine na wa mwana arwanye nawe. Uwo mwana nawe ageze igihe ibyago bijya bibaho, uwo nawe akabaciyeho, wa mubyeyi agasigara ari wenyine. Yagize gushaka atinze ahura n'icyo kibazo. Ese ihumure wamuhereza n'irihe? Agatinya no kongera gushaka. Hariho n'uwo nunzi wabigenje byabayeho gutyo, aranashaka, maze no gushaka nawe haciye igihe wa mugabo nawe arapfa, none harabitinya burundu. Ese uwo muntu ihumure wamuhereza rimeze gute Pastor? Imana ibaho umugisha. Twigeze kuvuga ibintu bikomeye nk'ibyo bikubita ubuzima. Hari ikintu gikubita ubuzima amagambo akadushirana. N'icyo namubwira nkanjye nkamutanze kikabura. Birahari pe. Hari ibintu njya numva muri counseling cyangwa mu biganiro ngirana n'abantu, ariko nkumva kiranjegeje. Ntabwo ni ikintu cyo kwisi kirahari. Kwisi rero haba imibabaro myinshi. Ni ukuri gupfakara uri muto, wagira n'ibyago, ibyinigiro byari bisigaye kuri uwo mwana ufite n'abagabo. Ni ikintu kiremereye kidakwirwa mu bwenge, ariko nubwo kidakwirwa mu bwenge Yesu afite igisubizo. Ntabwo Yesu yari kubwira abantu ko baruhura adafite imbaraga zo kubaruhura. N'ibyo nabyo Yesu yakuruhura akakukiza igikomere, akakukiza n'ubwoba, ukaba wemerewe kongera gushaka. Bibiliya uzi ko buri inama ko abagore bapfaga ari batoya bongera gushaka. Hari igihe tugira ngo igikristo no kudashaka, twumva ariko igikristo, ariko burya kenshi kiba ari ikinyarwanda no gutinya amaso y'abantu, cyangwa se no kurinda abana igihe bafite. Ariko umuntu ari wenyine yapfaka yari mutoya, iyo myaka arayibaho gute? Icyo twamubwira rero nuko yazanira uwo mutima ukomeretse yawuzanira Yesu. Yesu akawukiza, akamumara n'ubwoba akongera agashaka. Hari uwonzi njyewe uyu munsi abana n'umugabo wa gatatu, umugabo wa mbere arapfuye, wa kabiri arapfa, kandi yari umukristo mwiza. Wa mbere arapfa, wa kabiri arapfa, uyu munsi abantu n'uwa gatatu, kubw'ubuntu bw'Imana none imyaka imaze kuba nyinshi. Ariko ndahamya ko akoba mu mutima katabura sababirwa n'iki. Ese n'abantu barabivugaho bati byo bitambukira, bakavuga ati n'umushinge aratera umwaku niwe. Abantu bazavuga ibintu byinshi, ariko ibyo tukwiye kubirenga. Imibabaro yacu tukayizanira Yesu. Imibabaro tutazaniye Yesu iduhindukira nk'igisebe kitavuwe. Kuvuga ngo uhorana gihora gicukura mu mwigo. Rero imibabaro tuyizanira Yesu, nk'uko tumuzanira ibyaha akabidukiza. N'imibabaro tuyizanira Yesu ayidukize. Hari ibyiringiro, nawe yaba umukozi w'Imana muzima, nawe yarindana n'abandi, yakoreshwa n'Imana ibintu. Akenshi ikintu nabonye cyiza Imana igidukurira mu mibabaro, nuko mu mibabaro cyangwa mu byadushengwe niho hajya havukamo za ministry. Havukamo ministry, Imana ikaba yagukoresha kuzazana ihumure ku bandi bantu benshi. Kuko iyo ngiye kuvuga ngo nahuye n'iki, Yesu arakinkizanyiza agahinda, nkakibwira bari muri ako gahinda babyumva cyane. Bikaruta ko ngewe nabibabwira akajya avuga atarivugira se yabonye iki. Rero niba bizanire Yesu, Yesu azabikoresha umurimo we. Murakoze cyane Pastor, Imana ibaho umugisha. Akabazo wenda kanyuma, hari ababyeyi cyangwa se hari umuryango wenda navuga yuko barangaye, reka mbyite gutyo, noneho ugasanga ntabwo yigeze abona umwanya wo kugira inama b'abana ngo abakansoringe, abigishe, abatoza inzira nziza. Umwana akageza ya myaka atabwirwa ngo yumve. Burya hari igihe turera abana iyo bakiri batoya niho tubatoza bakumva, ariko iyo umwana amaze gukura ageze mu teenage, ya myaka 13 kuzamuka, uramubwira niyumve. Ese uwo mubyeyi warangaye utaragize amahirwe wende yo kuba yatoza uwo mwana, cyangwa se akanamutoza umwana niyumve,
ese abo babyeyi bo wababwira iki? Ese haracyari ibyiringiro bakomeza bakagerageza cyangwa barekere? Hari igihe uvuga n'umuntu akubwira ati yewe jyewe byararangiye azaba agarurwa n'Imana njye navuyemo. Ese uwo mubyeyi umeze utyo wamubwira iki? Namubwira nk'icyo nanjye nibwira. Yego. Hari imyaka namaze nibureminga ibintu byinshi numvaga ntakoreye abana banjye. Nakijijwe mfite abana bato, imyaka yo hasi rwose, numva nari nishaka mu mwaka wa 3 wa 4 urushako rwanjye, ngira ishyaka ryo gukizwa n'umuriro mwinshi wo kuba mu nzu y'Imana, ariko nanone bikoramo amakosa menshi mu rubyaro. Kuko abana bato nicyo gihe bagukeneye, nicyo gihe wirukanka mu rusengero mu gitondo saa 6 nimugoroba, amezi 3 udasiba. Hanyuma rero mu myaka yindi yigiye imbere maze kugenda menya icyo umumama agomba kuba cyo mu muryango, ngenda menya umuhamagarura wakangahe ku muryango, umuryango niwe ubanza, nkamara igihe nibureminga, iyo nza kugira gutya, bukeye Imana ikintu cyampumurije, irambwira iti ikintu wishe utakizi. Turavuga baraga, ariko n'ibyo wica umuntu atabizi, ntabyo uzi, ntawe wabibonye, ntawe wabitoje. Ibintu dukora tuba dufite abandi bantu babidutoje, uretse ko abantu bamwe bivukira bakagirira ubwenge bwo gushyira ibintu ku murongo hakiri kare. Noneho Imana impa ihumurira, irambwira ati rekera kwibureminga, ikintu wishe kuko utakizi, wikwishyiraho urubanza, nta cyaha nta rubanza, nyine ntabyo wari uzi. Aho ubimenye rero ugiye gukora iki? Nta umubyeyi nubwo umwana yaba afite imyaka 50 akigufite, hari icyo wabikoraho, hari icyo wabikoraho. Ni umwana utumva ijambo ry'Imana, umwana utakumva ikintu kimwe azumva cyitwa urukundo. Urukundo rugira ijwi, urukundo ruravuga, urukundo ruragarura. Nivuga ngo ikintu cyatumye buri Yesu adushobora nuko yadukunze. Ntabwo Yesu yaje ambwira ngo ngo warananiranye uri kirara none ashobotse, ahubwo yaza nkunda. Urwo burara no kutamenya Imana yaje nkunda, urukundo rwo rwatugaruye. Rero reka mbwire ababyeyi, ntuzagire n'umunsi wa rimwe wagize umugisha wo kubyara, ntuzagire n'umunsi wa rimwe amaboko yawe urekura umwana wawe mu mwuka, urekura uterera, nubwo yaba ari umunywa rumogi, nubwo yaba asambanira muri kaburimbo, ntukwiye kurekura umwana wawe, ukwiriye kumuha urukundo. Isi imutera imijugujugu n'amabuye mubwira uti mwana wanjye ndabizi ko uzaba muzima, ndabizi ko uzakira, ndabizi ko uzakorera Imana, ndabizi ko mfite icyizere muri wowe. Kuko abantu benshi bakora ibintu bibi, ikintu abantu bajya bibagirwa, abantu benshi bari mu buzima bubi bwo kwiyica, kwidroga, inzoga nyinshi, ubusambanyi bwinshi, burya baba baritakarije icyizere. Iyo baritakarije icyizere kandi baba baniyanga, buriya buzima nabo barabwanga. Rero nuvuga ngo nawe yariyanze n'isiramwanga, ibintu byose biramuvuma, ni wowe afite muntu ushobora kongera kumugaruramo icyizere, ukamubwira umwana wanjye wabaho, ibi wabitsindi, wabivamo. Rero ababyeyi rwose birekura abana. Noneho dufite n'umugisha bari muri Kristo Yesu, dufite isengesho ritagira umupaka. Buriya gusenga guhindura ibihe. Bibiliya rivuga ngo ijambo ry'Imana ngo rimeze nk'inyundo imenagura urutare. Umuntu utumva wananiye na polisi, ijambo ry'Imana ryamenagura umutima we. Rero babyeyi mwirekura abana, wirekura abana. Masugana n'abamama barekuye abana babivuyeho, ukwiriye kubivaho waragize umugisha wo kubyara. None so umwana umusigiye Satani koko. Musengere, mukunde, muvugeho ijambo rizima, kuko n'ururimi rwacu rurarema, hari igihe uzabona impinduka. Amen. Urakoze cyane Pastor, turabashimiye abadukurikiye mwese. Ndizera yuko dufashijwe kandi tugiye guhaguruka. Niba umwana yarakunaniye uvuga ngo byararangiye, twongere tugerageze, ongera ujye ku mavi usengera umwana, kandi twiringiye neza ko Imana izagutunganyiriza urugo, abana bawe mukongera mukagira umunezero. Imana ibaha umugisha, mwakire ihumure ry'Imana. Yego, murakoze cyane Pastor, Imana ibaha umugisha cyane kubwo umwanya wanyu mwaduhaye, n'abadukurikira mwakoze kuba mwaduteza amatwi. Imana ibaha umugisha cyane. Reka rero dusoze n'isengesho, hanyuma tubifuriza amahoro y'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kubwo amagambo yawe meza, amagambo ahumuriza, amagambo y'ubwenge, amagambo asubizamo intege. Tuguwe neza ku bwawe, tuguwe neza ku bw'amagambo aturyohera uko bukeye ko bwije. Umukozi wawe Mwami, umuha umugisha, umugirire neza, kuko yemeye kukumvira akagukorera. Ujye umuha umugisha ahaguruka yitabye, ujye umuha umugisha asubira mu rugo rwe. Turamusengeye ngo ugendane nawe, umugeze mu rugo amahoro, umuryango wawe ukomeze kuwurinda, ukomeze kumugirira neza. Ikiruta byose Mwami, amavuta yawe akomeze kumubaho, uko abumbuye akanwa avuga, abantu tujye twakira ihumure. Turagushimiye rero Mwami, n'abadukurikiye ubaha umugisha, abo bose bumvaga baratakaje ibyiringiro, wongere ubasubizemo ibyiringiro, bongere bakire inkomezi zituruka kuri wowe, kuko ni wowe uhumuriza, ni wowe utanga ibyiringiro, ni wowe Mwami uhindura, ntabwo twebwe duhindura. Twe turigisha, tujya inama, turanakunda,
ariko wowe urahindura kandi bigatungana rwose. Turakwinjiza kugira ngo ugendagende mu ngo z'abakwiringira ndetse n'abatarakumenya mwami bakumenye, kugira ngo bashobore gutoza abana babo, bashobore kurinda, bashobore no kubigisha. Turagushimiye kumvisha gusenga kwacu none n'iteka ryose dusenga twiringiye kubyumvise mu izina rya Yesu, amen, amen.